Tubahaye ikaze bakunzi ba Reality TV aho muherereye hose, turabifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi rero twaba tugiye kubagezaho kimwe mu biganiro twabasezeranyije bizajya bitambuka kuri televiziyo bijyanye n'isanamitima. Turerekana uburyo butanu ushobora kugufasha kuba wakikura muri bya bihe wumva utameze neza cyangwa wakomerekejwe n'ikintu runaka. Ni gute ushobora kubyikuramo? Ubwo buryo butanu nibwo turi bwerekane, tukagenda tuvugaho n'ibindi bintu bikeya byagufasha kwiyubaka mu buzima, ukimuka hamwe muri ubu buzima ujye mu bundi, kwibuka mu buzima bumwe ujye mu bundi. Tubahaye ikaze rero. Abantu rero muri ubu buzima tubamo duhura na byinshi bidukomeretsa. Nta wakwihandagaza ngo avuga ko we nta cyamuzaho cyabura kumukomeretsa cyangwa ngo kibure kumusigira ihungabana runaka. Ahubwo icyo abantu dukora, twishakamo imbaraga zirenga ibyo byatubabaje. Ntabwo ikibazo ari ukuri imfubyi cyangwa ari ukuri umupfakazi cyangwa wahuye n'ibindi bibazo mu buzima. Ahubwo ikibazo ubyitwara mute? Ni gute witwara mu buzima? Iyo wahuye n'ibyo ukoresha imbaraga zingana iki ngo ubyikuremo? Abahanga berekana ko iyo uhuye n'ibibazo ukagira umwanya wo kubitindaho cyangwa kubitekerezaho cyane, ari gusubira inyuma cyangwa ukadindira ahantu runaka ntube wabasha kuhikura. Muri ubu buzima abantu bagiye bahura n'ibibazo biremereye ariko bakabasha kugira ubutwari bwo kubyikuramo. Wagiye usanga aribo abantu bagiye baba abantu bakomeye. Aha twatanga nk'urugero ukura Winfrey cyangwa nka pasiteri musanzwe muzi cyane witwa Maya. Abo ni bamwe bagiye bagira amateka ashaririye kandi anaremereye, ariko bakagenda barwana n'ubwo buzima bagiye bahura nabwo bakigira abantu bakomeye nk'uko amateka yabo abyerekana. Aba ni bamwe mu bagore bakomeye barwanya intambara zikomeye mu buzima bwabo bitewe n'imiryango bagiye baturukamo, ndetse harimo no kuba ubuzima bwagiye bubazanira ibikomere bitandukanye, ariko hamwe no kubyigobotora bavuyemo abagore bakomeye babasha kubaka imiryango yabo ndetse n'iy'abandi muri rusange. Tugarutse rero ku byo twavugaga, nibyo koko ubuzima buragoye, hamwe usanga bitera umuntu kwiheba, ariko urufunguzo rwo kubaho wishimye ndetse ukanishimira ubuzima ni wowe urufite mu biganza. Aha hanze umuntu wese arirebaho kuko niko kamere umuntu iteye. Abantu bazashishikazwa no kukuzaho kuko hari icyo ufite cyangwa kuko hari icyo bakubonye. N'ubu ukibashwa n'agahinda uzabaha iki? N'ubu ukiziritswe n'umubabaro bazakumva bate? Iga kuba ujyana n'ibihe. Ibibazo waba waragize ibyo ari byo byose wabasha kubaho neza unezerewe ubuzima ndetse ugafasha n'abandi kubaho. Birashoboka ko rwose watakaza umuntu wari ingirakamaro ku buzima bwawe kuruta abandi, ariko ibuka ko wagiye, ariko wowe usigaranye ubuzima kandi bugomba gukomeza. Birashoboka cyane ko ibihe byaba bibi mu buzima, ibyo rwose birashoboka, ariko ibuka ko Imana ari itegeka ibihe kandi ivuga ko itababaza umuntu iteka. Gira umutima wizera, baho mu byiringiro kuko niho kunesha guturuka. Aha rero hari uburyo butanu bwagufasha kwigobotora cyangwa kwikuraho iyo migozi niba uri kwizingiye wifuza kuba watera intambwe imwe uhindura ubuzima. Ubwo buryo butanu bwa mbere navuga ko ari gutinyuka wiyambura ubwoba bukuza kuganira ibyakubayeho. Uburyo bwa kabiri, kugira inshuti wizera. Nta muntu ubaho atagira inshuti yizera mu buzima. Uburyo bwa gatatu nateguye bwagufasha kwigobotora uyu mugozi ni ugusenga. Gusenga ni byiza kandi birafasha. Uburyo bwa kane ni ugukora. Ndaza kubisubiramo nyuma ngenda mbisobanura n'uburyo nagenda mbivuga, ariko mu buryo bwihuse. Uburyo bwa gatanu ni ugusabana n'inshuti, ukagira abantu usabana mu buzima, urekurira amarangamutima yawe bakakubona.
So nk'uko twabivuze rero ko ngiye gusubira inyuma kujya gusobanura bwa buryo butanu. Kambere nababwiye ko ari ugutinyuka, ugatinyuka kuganira ibyakubaye. Uburyo bwa kabiri nabwo ndi buhuze n'ubwa mbere ni ukugira inshuti wizera muri ubu buzima. Nta muntu uba hatagira inshuti yizera mu buzima. Ushobora kugorwa no kwihitamo, ariko iyo wamaze kuyibona ukabasha kubyiganiriza ibyawe, ishobora kuba ari umubyeyi, ishobora kuba ari umuvandimwe, ishobora kuba ari inshuti runaka, ariko ari wa muntu wizera ubasha kubwira ibyawe ntakunyege cyangwa ngo abe yakumvira ubusa. Ibyo birafasha mu buzima. Iyo ufite ubwira byose wumva uruhutse, wumva unezerewe, uravuga uti uko byasa kose mfite uwo nabwiye. Naho ushobora kuba wavuga uti abantu ko babaye babisa, namubwira ibyanjye ejo nkabyumva ahandi. Ariko ndagira nkubwire ngo kuri iyi si nta mumarayika uyiriho. Nta mumarayika uyiriho. Icyo dukora duhitamo abo twizeye cyangwa dukunze. Iyo wamuhisemo ukabasha kuba wamubwira birakorohera. Icyo dukora mbese twizerera mu bo twahisemo kuko tubakunze. Uburyo bwa gatatu rero navuze ni uburyo bwo gusenga. Buriya gusenga kugira umumaro cyane ku buzima bwacu, kuko ubuzima ahanini budafite Imana buhora buhangayitse kandi butakaza ibyiringiro byo kubaho. Cya gihe utekereza kuri imfubyi cyangwa uri umupfakazi cyangwa wahuye n'ibibazo runaka, ariko nuba n'ihumure riturutse ku Mana, umutima wawe ntabwo biborohera kwikura muri iyo situwasiyo. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo dusenge tuzaba amahoro. Gusenga biturisha umutima wawe ku buryo na hahandi wumva uri wenyine uba wumva byibura hari ukuntu, hari ihumure ufite bishobora kuguturisha, rigatuma hari ibyo wibagirwa, hari ibyo wikuramo. Naho uburyo bwa kane navuze ni uburyo bwo gukora ukagira ibintu ugiramo, ukagira ibintu ubwonko bwawe bugiramo. Gukora ni byiza, uretse no kuba bidutunga, ariko binahuza ibitekerezo byacu bigatuma tutihugiraho ngo twitekerezeho cyane. Bituma tubasha gukuza ibitekerezo biduteza imbere kuruta guheranwa n'agahinda cyangwa se umubabaro runaka twazaniwe n'ibyo bibazo bindi. Ubu ni buryo rero bwa gatanu ari nabwo bwa nyuma ubwo nabashije gutekereza, ariko ndabizi ko hari n'abandi bafite ubundi buryo bwisumbuyeho, nabwo bazabitubwira tugende twegeranya. Uburyo bwa gatanu nahisemo ni ugusabana n'inshuti. Gusabana n'inshuti muri ubu buzima ntiwabaho wenyine ngo ukishoboze, kuko akenshi ibitekerezo byo kwiheba no kwitakariza icyizere bidufata iyo turi twenyine. Iyo uri wenyine nibwo watakwa n'ibyo bihe, ariko iyo dusanze abandi kandi babandi tubasha kwiyumvamo, bitwongerera umunezero no kumva twishimira ubuzima. Ntabwo rero ikibazo ari ibibazo wahuye nabyo cyangwa ibibazo urimo uyu munsi, ahubwo ikibazo ubyikuramo ute, ubyumva ute iyo uhuye nabyo, urwana nabyo gute. Ubiganiriza abandi, usanga izihe inshuti zawe ufite mukabiganiraho, cyangwa ugira umwanya ungana iki wo kuzisanga ukaziganiriza amarangamutima yawe. Hamwe rero n'ibyo tuvuze byose wagerageza kubyumva ndetse no kubyitoza kurushaho, ejo ushobora kwisanga urimo gufasha abandi kubaho, kuba abantu bafite amarangamutima meza, atababaye, amarangamutima yishimye, atabasha guheranwa n'agahinda. Ni ubwo buryo butanu nateguye. Mugira amahoro y'Imana.